into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung True Phone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza kubindi. Duherereye rero ni mu mujyi muri Stewa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhambaga igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion tubabwira ni nyinshi cyane ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung True Phone True Solution. Urabona nawe ufite n'abagore batatu kandi biri gukina nabo njye nta n'umwe mfite n'ubundi ntabwo nabona ukuntu ngira nabo namungire nawe ntabwo wazamutse ko bakubwiye ngo ugende uracyakwishyura inama ndi kukugira no ko ari jye uyikurikiza ntabwo nkina n'igitsina wabyumvise genda mu cyumba igitsina cyose wanyura cyakira genda va hano jya kwimyirira mu cyumba mu iruhande Vano imyira hano ibintu batangira byo gushaka kunyica ugume nawe bitekereza inama nanjye nakugira ni imwe gusa sibyo uko nyenzi bugira inama nzakugira nzayikugira boss nawe namara kugira nimwe uyu mutima yangurira uzoguma niteretse n'ukiri muzima ushobora kumva mu maso ngiye kubara gatatu ukamva mu maso hakiri kare mu maso se uko wabaye kuko umaze kugira ushobora kumva mu maso hakiri kare ndabara inshuro 3 kandi sinsubira ushobora kumva mu maso hakiri kare ushobora kumva mu maso rimwe ushobora kumva mu maso kabiri akoye ugira isoni uri muzima urarembye ufite ikihe kibazo uraryama mu masaha y'akazi ano masaha ay barira winyinanura imbere wumva ko umutwe uri kukurya mu kazi kandi wowe uraza hano kuryama abakiriya babuze umuntu bakira ibintu byo umukiriya wageze hano mu gitondo mu masaha ari imbere wowe uzi ikintu bamuhaye cyangwa uracyazi ko uri umugore wa boss wow nago waba uryamye gutya nago ndi kubyizera abantu bose batonze umurongo baricaye abakiriya nitumara kubona abakiriya tuzayo tuza kurya iwanyu umutwe se niba uri kukurya wabibwiye umutwe iyo ukuriye uraza ukazinga ukaryama mu buriri mu mashuka meza y'umweru ashashe neza asa neza gutya ayi byuka none ariko uzi ko ushira isoni uzi ko nta bwoba ugira wowe urifasha uraje urarya twebwe se ko tutaryamye ukeka ko imitwe yacu itananiwe ukeka ko wakoze akazi kenshi kuturenza woraza hano ukirirwa ukigira umuntu ibintu byose wabigezeho ndakwibutsa ko nagukira umugore wa tukohote niyo wabukiriwe ibintu byose byarahindutse hano muri kano kabari byuka none ahangaho ufate inzira ujye mu kazi byuka simvuga byuka aho ngaho ndi imbere yawe so ubyuka njyewe va mugurire na soni urabizi njye nta
ntabwo rwose nshoboye kuvuga nabi ntabwo nkunda kuvuga nabi rwose bino bintu ntabwo ari ibintu byanjye ariko nawe uri kwica akazi ntabwo guhita uza ngo uryame mu buriri akazi kari gupfa abantu babuze umuntu bakira ibice byose basi nimba ufite ikibazo cyo mu mubiri ngwino ubibwire umuntu sibyo ndekera aho ngaho kwitwara gutya akazi karamutse gapfuye ibintu byose hano biba byangiritse hanze urabizi ukuntu ibintu bimeze ntabwo ngewe nshoboye kujya nzanirirwa nshwana nawe wenda ngo navuge ngo ndimo ndakwitura ibyahahise ngewe ntabwo nshaka gushwana nawe rwose sibyo mbabarira nuzajya uba ufite ikibazo nuzajya uba wumva unaniwe nuzajya uba wumva urwaye urabizi umuntu araremba uzajya uza singiye mubwiye nabi kumvuze nabi mbwira ngo ajya mu kazi numva navuze nabi mana ujya umfasha rwose mana nyagasani kuba umuyobozi rwose ntabwo byoroshye abayobozi twaragowe mana ujya umfasha pe numva navuze nabi uraseka ariko uzi ko buryo urwaye ahubwo mwana wa reka nseke ariko si no guseka ni akababaro ni amenyo aba yarenze umuntu rero ubu ngubu reka nkubwire ariko iyi nzu yahitamo ibiki nta nubwo nongera kuvugana nawe ahubwo reka nkwereke aho muri iriya kaba ariko ubundi iyi nzu yajemo ibiki undi wagira ngo irimo imyuka mibi yazanywe nande umva nakubwiye ko uzabana n'uyu tukiri kumwe mbese uragiye oya mama have uyareka kugenda ntabwo mbikunda umva ari jyewe n'umugore wawe umva urahitamo rero ubu ujye nyirangare narihaye kandi umva oya sinshaka gusuzugurwa na wikane ni sawa ushaka ko tujya mu kiriyo njyewe nari ndi mu rugo ntabwo nakasoje kwitegura oya ntacyo reka mwereze location abantu bari gutongana oya ni uko nyine ni ibindi bintu twamenye tutari tuzi oya ni abantu bamenye yuko nyine twamenye yuko ko yishwe n'uburozi kandi n'umuntu wamuroze twamufashe mwanyise umusazi noneho ngo njya no gufata imiti y'indera ngo wanjyanye indera ese ubivanye azabyihorera ibyo ngibyo byose iyo urakaye ntuwacanganye ikirwa twongere turebe buriya koko wabonaga ari igihe shama madi wajya unyitaba koko ukanyitaba vuba ko utazi ikintu mushakira umva Kanimba agiye kuza nako tugiye kuza mu kiriyo mbabara bitegura itu uzamuka ujya muri icyo kiriyo kiwanyu umva nituhagera utwakire neza nako Kanimba bashobora kuhananga nakubwiye ko abantu biwacu atabazi umva yego komanda webye mbabarira ahubwo twakire nk'abantu basanzwe muri uwo muryango n'ubundi ntabimenye ngo biravaye birajyaye yewe ndakubwira ako si ubujyamo yari muri gushwana muri gupfa tuvuge niba ari jyewe tuje ko ibyo wanyetse ko nabibonye urashaka iki wamwemeje wowe ntabwo ukibona niba utabona ntiwumva nose umva uzafate n'umwanya oya buretse gato uzafate n'umwanya wo kujya kumvuza amaso ariko n'amatwi ntiyumva nabyo iriyajwe si iryawe ariko urakana n'isura yawe koko mama mbere umwana wanjye ntubwire umaze kumbwira ko ubonye ari jyewe biriya bintu byo guhuza amashusho n'imvugo y'umuntu n'indeshyo n'iki byose njya numva bavuga ngo ni AI rero ni AI niko numva bavuga kandi noneho abantu benshi bajye bahapfira buriya kandi bajye banaharenganira ntabwo uzi ubwenge se urambwira none njye ureba nabi ninjye warebye nabi mbona atari wowe ego nakubwiye ngo ikibwa umbise nigendeye mama mbabarira ntabwo nshaka kugenda tugende ubanza urye tugende ubanza urye ntabwo tugenda tugende ubanza urye ubu no karya umuriro njye hejuru y'agasuzuguro oya Kecha urabinda kuzi kukazi kabisa ni enta tuko ubu nibwo ugiye kumenya ketchup wanyawe mwenyewe kabisa cyane kwa hiyo sasa
kila kitu hapa. Nganda, sauna massage, restaurant, ni vyako. Unaona? Bana, kila kitu watumishi tu. Umuntu uri kuri hejuru. Kuna tupo wote, kuna matama. Aba wawili tu. Wowe wakutumishi kila kitu. Ni vyako. Ye humura. Tuko uzishima. Kweli? Uzahita usubira wibera gasore. Nange rero urambwira uti murugo ndakeneye iki sheki kila kitu usiwe na wasi kabisa. We nugira ikibazo. Ibintu byose ugomba kubishyira ku we kila kitu. Aizi njoo. Huyu ni umukozi wa hano. Umeze nk'ubyutse. Niko mbyutse. Ubu wari ukiryamye. Uri umukozi. Niyo masaha ubyukira. Ubu navuye igikondo ndazangera hano wowe ukiryamye. Hagarara hariya ndaje tuvugane. Se tuku abantu nk'aba ngabo bakura he? Ndio maana nakuhamagaye. Ibana tingisa kabisa. Tuko uze watera imbere gute n'abantu barya? Ndo kazi yako hiyo. Chunga niongee naye. Ketchup. Mtapata cha mtema kuni nyinyi. How comes you come in these rusty places? Come on, what? Jay Wamamaga is supposed to be like Gusanga somewhere home, Changwa. Then Najizango an emergency, so anyways, but this place, no. I'm not alone parking. Rero ntabwo uzi ibintu byabaye tumaze igihe kinini tutabonana niyo mpamvu utazi ibintu biri kujya mbere muri iyi minsi. Murugo haje n'ibibazo byinshi cyane bya. Yeah, I do remember calling the time we met. Yeah, ariko ntago nyine we didn't get to the conclusion. Yeah, ntabwo nabigiyemo cyane kubera ko twari turi mu nzira. Ariko n'ibijyanye n'imitungo twaraserereye imiryango itandukana. I think you should have told me I have a places it's amazing he's zero rusty. No, see, it doesn't fit you right. How you look and doesn't fit you here actually. Anyways, I don't know what did you call me kugira ngo nze hano ariko please ngira niba wanashaka ko nagukura hano pe. This is too sad. Actually ari cyo naguhamagariye. Ibaze ndi kuganira na bagasto nkabwe ati I meet Flower at these places. Baba byakira gute? They'll be disappointed. No, ariko you have a friends, right? Okay, that's why I called you. Which is good. Oh, you live with your uncle? Yeah. No, so why don't you talk to your uncle then to on my place? Because I have a few days here, so when I go back, even I can leave you at the house. No, it's fine. Really? Yeah, I'm good. So anyways, what about our situation? What about our situation? Flower. Flower.
None se byagenze bite? Yego. Umuhanya se. Umeze neza. Umuhanya bagize gutya. Oya nabonye gutunga ikinyabiziga. Gutunga ikinyabiziga ukiri muto bituma ugira experience. Niko ngo amasa niyo byukira. Asa niyo namenyereye kucyushye. Urwaye ihe ndwara? Nuko nyine gusa biba bikurimo ukumva waregeza mu kazi k'abandi mu mitsi y'abandi. Nyuma y'ibyo wakoreye tukote byose yarakumbwiye. Urimo urashaka no kurenzaho kwirirwa uryamye. Urukumva byamumarira iki? Isi kuryama simbyuka ukakora akazi. Sekanya nhenye wakora akazi. Amasaha ushakiye n'igihe ushakiye wowe. Urinde se. Umuntu akugiriye impuhwe nyuma yo kwirirwa umurira ibye wigize nabi arakugaruye byibura ngo ugire icyo ukora uri kumuhemba kuryama. Uri kumva kuryama kwawe byamumara iki tukabona. Kandi naringiye kubyuka nkatangira akazi. Naringiye kubyuka nkubwiza ukuri. Njyewe nimba utanzi nitwa Ketchup. Sinkunda abantu batagira umumaro. Buriya nitwaba inshuti ibyo wakora byose waba muzima utaba muzima. Uri kunyumva? Izina ryanjye ko waryumvishije. Ketchup nta mikino ngira. Ibyo bintu biragendana. Ketchup nta mikino ngira. Ubimenye. Sinari mu cyana amasina. Ubimenye sinongera no kuvuga ngo nansubize. Bitari ibyo nge nakwirukana. Musuko turaganira gute ndashaka umusoro. Aka kanya rero ndakubwiye ngo ni njyewe mabuja wawe hano mushyashya. Ninongera gusanga ukiryana uzahita utahana n'icyo tuzaganira. Sina ngo uzogenda uruhuka. Iminsi wamaze uruhuka ufata tuko tukamwinjizamo abandi bantu ibyo wamukoreye byose urabizi si ngombwa ngo mbisubiremo. Njyewe rero nkubwije ukuri. Ntago naguha amahirwe tukote yaguhaye. Nagukura mu isi njyewe nkakwishyingurira wenyine ukanakurwamo hari. Sorry. Ninde waguha amahirwe ko byakongera? Ariko ubundi wa saa 12 ujye uba wabyutse. Saa 12 ni gati kusibyura. Ndakubwiye njyewe Ketchup ngo saa 12 ujye uba wabyutse. Nzumva wazirengejeho n'iminota uzabona uwondiwe. Uri kunyumva? Aka kanya rero ndavuze ngo fata umweyo ukuburi no mbuga yose ugeze n'ahari hepfo kandi sinsanga hari ahantu wagiye ubirundira. Mwumvisha ibinakubwiye neza kujye gukora iki? Ngiye gukubura. Ako mabuja nyine reka ngubwire gukubura nakubura ako nakutumukina hano ndamuseriveri. Uri umuseriveri? Uwaguhitiyemo ako kazi umubwire ngo Ketchup ibintu yabihinduye. Ikindi kintu ukwiriye kumenya ni njye uguhitiramo ibyo ukora. Ntabwo ari wowe uhitamo ibyo ugomba gukora. Na toilette uzayibuza njye nta mikino ngira. Uri kunyumva? Mve imbere gira. Umuhanya agize gutya mushi imodoka irambita mba nisanze hirya y'umuhanda. Sorry. Wagize accident? Okay. Wananga ari accident ni imodoka yari ingonze. Imodoka yakugonze na accident birumvikana ko kandi ari imodoka. Ari imodoka. So can you introduce me to him? Uyu ni wa mushitani twiganye. No mushitani twiganye nakubwiraga mu diaspora nyine ubuhanzi. Ego. Who is he? Last time now. Okay, nje wanyita Ramzi. Ramzi? I'm about to fiance her. So, umuhanya yaranyishe we. Flower, why don't you tell me? Yeah, let's go. See, is he supposed to be someone? So, like, I don't understand you right now. It's because nichaye kure is what's wrong? Nese, biraza kugenda neza, okay? Let's go now. Yeah, it's okay. It's Flower. Umuhanya agize gutya. Ese what is umuhanya means anyway? Umuhanya. Yagize ikibazo yagize
Byagiye mu nzu sakaduha privacy. Hano kuguru sinzi ikintu kirimo. Nakubajije ngo ho Umva kwihina. Kuguru kwihina cyaba kibazo. Bahu. Nabikubwiye kare. It's the one you look at him. Yeah. But he doesn't look older actually. So, baby, tugendes. Turasiga uncle, right? Uncle. Reka muhe 50 million mfite mu modoka maybe next year. Nase turasubira. Turasubira. From umureka ariko turaba tugaruka. Kuri ibyo ngibyo uriya muryango muziranye. Nongera ngusire mu masano yacu navuye ko ari anko wanjye. Ikibazo nanjye ndabazereka uziko nageze nkasanga uriya papa wapfuye ni papa w'umuhungu twiganye muri yeka. Ngize ngo wenda ari cyo mupfana kumbe mwana niganye. We ntabwo icyo ari cyo kibazo. Si ibintu bisanzwe. Ariko reka nkubaze ke kumbwira ngo umuntu ngo mufite icyo mupfana nakumva nanjye ndabaza uriya muryango. Urumva uriya muhungu najyaga njya kumusura iwabo yewe na papa watangira kurwara njye ndabizi. Urumva Yego wanyumvishe nabi. Ako nkumva nabi gute? Ntabwo navuze ko yari papa wanjye ku buryo twabanaga. Navuze ko ari anko wanjye. Anko wawe nyine. Aba anko wawe gute se? Bosco ni anko wawe gute? Ubundi reka nkubaze. Uriya muryango ko waturutse mu Musanze ukaba wowe uri wibutare. Aho hantu muhuriye he? Mama nyine avuka ibutare. Mama na papa se bavuka ahantu hamwe. Nese nakubwiye kuri amanka ro kwa papa. Mama avuka ibutare. Kandi mama yari afite ubushobozi kurusha papa. Nese bakakanyira byibagiwe. Aho amafaranga ari ninye niho bagiye. Nukoroje nagiye nsanga uriya muryango ndawuzi. Urumva? Kandi n'abantu twabanye cyane, n'umuryango twabanye cyane nge najyaga mbasura nkiga muri university. Uriya mungu abaye inshuti yanjye kuva kera. Urumva? Nende ubwo bazi nyine ndumva ari byiza. Ubundi se kutaje ubu? Nese ngiye kubona mbona Joel na Gramere baraje. Ngo Gramere yagize crise ya sima. None se ubwo nari kuba ngiye nyine turi kumwitaho. Mukaya namara kura y'urwa turasubirayo. Ugiye nakumva mbyumva neza giye. Ntabwo yasuma magare Joel azabikubwira. Ubwo urumva ndi kukubeshya. Ntabwo mbyumva kabisa. Giye umuryango wo kwa Bosco sinzi impamvu. Nge ndawuzi ikindi kandi. Siranabizi ko bagize ibyago ariko uke nguko. Anko wawe. Sheri. Ubu mamagare Joel azabikwibwirira. Ndumva nje tari gushaka kunyumva. Azanye na Gramere yararwaye ubu nibwo bakininjira rwose. Kinjira. Nikosha. Nigutu muzira uriya Bosco ngo mufana iki ngo. Bosco wese. Bosco uriya wapfuye. Ubundi ko mutaje mukiri. Ya uriya Bosco nyine nuwo mu muryango ariko kwa sogokuru. Sogokuru. Ni ukuvuga ngo sogokuru wacu. Sogokuru wacu. Yavaga indimwe na sekuru buriya muntu wapfuye. Ubwo iryo sano niri. Niyo tubyita abantu bose niba anko nese ubwo iryo sano yamenye. Bora cyetse iyo tubajije abantu bakuru nibo bakunda kubisobanura neza ugahita ubyumva. Bese ni nka kumwe ushaka kusanga babyara bakubyo babyarana n'ibindi nk'ibyo. Ni ibya urumva n'ubundi no mu muryango. Okay nta kibazo. Karixte umuhungu we mupfana iki? Ya Karixte n'umwe b'Inyamirambo nyutse. Bondi umwe wirabura. Winzo. Tusko bavuka ni bameze nk'imanga. Yego koko ndamwibutse. Umutuye mu Gatsata. Nibyo. Nabavandimwe nabo urebye ni nk'abavandimwe. Ese hari ikibazo cyabayeho patro? Nta kibazo cyabaye. Nese ubwo byagenze gute mukiye? Wana ijewe nagiye nabonanye n'uriya mu mama witwa Mama D ariko ni umuntu mwiza. Namuhaye 200 ngo komeze bafashe hariya ariko ndandumva ndibuze kumwongera ndi kujya nkomeze ni sante muri famille. Umuhaye 200 byo gukomeza kubafasha hariya. Urumva mukomeze kwihangana. Umva sheri icyumba kirakoze neza ko numva shakuruka. Nta kibazo arashashe. Okay.
reka nibiza gushoboka nimujya kugenda umbwire cyangwa umenyeshe njya kugenda cyangwa uze mu cyumba tuvugana. Ku cyumba kigize gite kirashashe nikizo tumbeshe uwo mama dini ndetse ubahaye mu 200. uwo mama dini yagiye kuba ikibazo ariko gombwe kamera ukuri umukire nawe numva udufaranga tukanje banyihera ubutumbazaho nawe uradushakaho siko ntawe utari no umuntu usaba ku muhanda uko ndeba usaba ukiri muzima no mukumuga bizagenda bite bazamakurusha hanyuma ikindi uyu muntu aje kuryama hano mu rugo nta buriri buhaba gusa wacishije make ngubu ko agiye kuryama bivuze ese ubu ngiye kuryamana nawe iki ni ikimenyetso cy'uko n'umuntu ahora aryamana keza ibintu birahindutse gusa bihindutse gute nihanganiye byinshi ariko uyu munsi niwo munsi ndashaka ko biva hano birangiye nicisha make bigize birangira ndashaka ko amenya ko nyina duteretana ko dukundana ibintu by'ubusaza n'ubushiki binarangiye birakwinjiriza iki ubagiye kuryama mu kanya byuke nanjye mparyame bini biki bisa hano kwa muganga ku buryo umurwayi mwakira hakaza undi murwayi cyumba mu cyumba cy'abashyitsi niba bava kuryama mu ishuka yaryamye gusa harwo agiye kuryama nawe nihanganiye ibintu byinshi ibyo kuba ngo arajya kuryama byuke nongeye ndyamemo sinshaka kubyemera ngomba kumubwiza ukuri ko nge nawe dukundana sheri shushu ase wajya ureka kwigira umuntu w'imbwa ubwo noneho ugiye kwigira umuntu w'umugore ngewe ndimbwa ese ibyo ndabivuze ngewe reka mbere imbwa rimwe ngende mbivuge birangire keza ko dukundana rwose icyo ntakaricyo kuki utamubujije kujya kuryama iminsi yose wenda ibindi byo nari butorere iminsi yose bihanganiye Kanimba byuka ngiye ntago mubwira byuka noneho kugira nceceke genda umubyutse urashaka kwaryama mubwira byuka atahe noneho hanyuma kugira ngo nemene nceceke genda mubwira byuka atahe wowe wemeza iminsi 2 ibintu byose oya biri rarengereye ushaka ko wumvikana ko uri umugabo mu rugo se ko umugabo mu rugo nuko ndi bwemere ngatuza kasinzira kagona ukagenda ukamusinziriza ukagira gute iminsi wenyine umva nyine mubwire meza iminsi 2 urasanga nabyita ariko nyine arimo arateretana ndashaka bimenye binarangire nirwo rujijo runaveho binarangire amenye ko ndi umugabo wawe umva nyine mubwire ese toka nakuyana Mama di umva ngo Kanimba yagwaye 200 umva arambwiye ngo binsubize cyangwa umva ngo mbwire n'ubundi rega wowe umuvandimwe kandi ngenda urediro nyinshi nacyo imereza 100 usigana 100 kuko n'ubundi arambwiye ngo turuza kugarukana mu kirungo aguhereza 100 ariko mana yanjye zanyakanya ahubwo mbanza ndi simfite naho ngiye kujya ibyo 100 yimeze nyine njye gukodesha inzu none ndabigenza ne cyangwa n'ubundi yamereze yose mama di nibirebere kereka twicaye none nubwo nazi kubwira neza umva zagonganya shabyihorera busenzi n'ahantu ngiye kujya urambonye oya Timo urambonye ntabwo Timo mubona wari kundunguruka yewe Timo wari kundunguruka nurunguka Timo yiki urambonye reka sije nkubona Timo kuki wari uhagaze aho ngaho uri kundeba narisote riki Timo wari kundunguruka Timo yari kundunguruka narinje gufata ga yanjye igwa hasi Timo sanga hagaze yari kundunguruka Timo urandungurutse ndebe amabere oya ntabwo ntarabona nyine kuki abari yagisura yazi nta kinabonye ceceka babigenze bitera Timo arambonye nyine bigenze gute nyine nabo nyine Timara kundunguruka Timo wari kundunguruka amboneye amabere gute nyine amboneye amabere agusanze muri dushe Timo mboneye amabere agusanze muri dushe hakuja bere yari iki cyadano naringiye gufata ngo ngiye koga isumi nancika igwa hasi mpindukiye ngo ndeko umuntu nsanga uyu ngo arabeshya yasotse muturigire hanze Timura mubona kore urwego tugezemo nkeneye kure amabere y'abagore giye sanze ari kundunguruka Timo sanze uri kundunguruka kuki sabagaza ngo kuki sabipanza nari mvuye muri salon igende nose nayo bizwaye amabere ugiye kweshya kugasozi simbizi nayibonye setu akira ajya kwegera nta kibazo nta birenze ntabwo ugeze kubona biki nta birenze muri ngo nabirenze oya kuretse gato ngo nabirenze kore nta birenze bere yarimo zahabu rimwe niba wowe ko tugeza kubona karabo nta kibazo
kandi nagushyurije amazi kugira ngo ushaka ko amazi ashyushye. Subize ngo ntabirenze. Urajure yuko ntabirenze. Gusa ubundi ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki mu by'ukuri? Ibi ni ibiki mu by'ukuri? Ibi ni ibiki? Ni ibiki mu by'ukuri? Ni ibiki? Umenya amazi ashyushye uvomya konje. Kokoreka mubaze. Ngenda kubwiye ngo Timo yarahagaze hariya ari kundunguruka. Ubona gushika kubyumva. None uretse gato none kwisukumwe ngo nabirenze. Ngo nabirenze. Kandi ngo nakugize ko. Nabirenze umugabo muzima. Umugore avuga ngo abantu bandungurutse ari kundeba. Bamboneye ubusa. Ugahita umwe ngo nabirenze. Kore nabirenze. Umugabo wunda ndeba ubusa. None sumbwiye ngo kine sumbwiye ngo. Kore ngo nabirenze. Nyine umbwiye ngo. Nabirenze umuntu wese kundeba. Umwendo kamano. Wari wabiteguye se wowe? Ni ibiki? Nese yateguye kugira ngo kurebe wowe. Uyari yabipanze kugira ngo kurebe. Ntabwo yari yabipanze ariko se kuki yarahagaze. Ese umuntu nimba kurebye urumva bibigeneye. Nimba kurebye mu byanye nabo. Wow. Nabirenze. Nabirenze kore. Nabirenze. Nabirenze undi mugabo abonye amabere. Akurebeye amabere wowe. Come on. Cisha make turi abantu bakuru. Cisha make. Ayabonye par accident. Kwanza mbwe ko tanayabonye. Kuki se yipanze ariko ntabwo yari yabiteguye. None se n'umuzima yise. Nese yabiteguye. Yari yabiteguye. Wombwe ko wari wanditse ujye gufata. Nta muntu uri hano. None se. None ngenda ndikesanga umugabo ameze gutya. None se reka nanjye manze nkubaze. Reka manze nkubaze. Nyine ko manze nkubaze. Ubaze iki?